umutwara akantu kagenda kavungukaho avuga ariko aha niho hanjye nuko ndasinga yewe nta nubwo ninjiyemo mbere cyane ninjiyemo naje 2006 ajya senga nanabatijwe 2008 natinze kubatizwa ariko ubwo ndimo kugenda numva mbohoka numva ndahantu nisanzuye ahantu nisanga noneho nkabona n'urukundo ntaherukaga numva twari tuvuye muri jenoside abantu barisha abantu ntawe no gusuhuza umuntu mva byari ibibazo noneho nkabona dadi agira akantu kaga principe ati mubanze musuhuzanye umuntu asuhuze nk'icumi cyangwa 20 mbere yuko hatangiye ikibwiriza tugasuhuzanya kandi ugasuhuza umuntu wumva ari uwawe ukumva urukundo ukumva ibintu nkajya numva birimo bigenda neza ariko ubwo urumva ko ubugome ntabwo ari intutu n'intutse gusa ubugome n'ubugome n'ubwicanye aho bwasa kose nuko abantu niko kuri kw'Imana rero ndumva aho ava kagera umutima ubabaye wose ukeneye gusanwa kandi kusana no kusana nyine wa mugani utitaye ku cyawujanjaguye sinzi icyawusenyaguye nicyo navuga. Murakoze. Ikindi kibazo nabaza hari abakristo cyane cyangwa mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 iyo urebye ubona yuko ubukristo mu Rwanda bwari ku kigero cya kirenga 85%. noneho inyuma yaho abanyamadini bagiye bahura n'ibibazo byo kubazwa n'abakristo atariko ni gute abantu bavuga yuko basenga Imana jenoside yashobotse ese ni imyigishirize mibi ese byagenze gute ese y'Imana yabo yari iri hehe nk'iyo umuntu ababajije aposo ati Imana yari hehe abanyarwanda bapfa kuri mumusubiza ko yari. Murakoze. Yoeli ndashima Imana ko ndi kuvugana n'ibinyamakuru by'ubumana mvuge gutyo kuko twavuga imvugo imwe n'uyu munsi haje ubuyobozi bubi bw'ingengabitekerezo bibi bakamubiriza mu buryo bwanduye Kristo baba babona iyo umuntu ari dadi aba afite inshingano nyinshi harimo guhima inani abana kubamenyera ibibazo byose bafite abana bawe kari benshi nuwe munani uzaba cyangwa ubaha nka dadi ese kwitwa dadi nabyo byari muri riyerekwa kugira cyangwa bagiye bakubona nk'umubyeyi bakabikwiyitira ntekereza ko utigeze usaba abakristo kukwita dadi. Icyo ni ikibazo cya nyuma. Ikindi mbaza uriya mu mama yipresenta yavuze amazina ye ariko aravuga ngo asigaye yitwa Debora kubera iki byagenze gute nawe araza kudusubiza. Murakoze. Ndavuga ko navuze ko muri yerekwa twanabwiwe na structure ryakorwamo no kuvuga ngo nageze no kuri rwa rwego mbasha kubabarira umuntu wishe umubyeyi wanjye. Mbere twajyagayo nkavuga nti ngiye kumubabarira kuko numvise ko yubabariye ubohoka. Bwa mbere ngezeyo bamunzaniye bamwicaje hariya ndamureba ndavuga sinzigera nkubabarira mbabarira umva imbere kuko nahise numva bya bintu bigarutse. Rero icyo gihe haraho nari ntaragira ntangiye kwihererana n'Imana ntangiye kujya gusenga nagenda nkavuga Mana nshoboza kuko nge sinabyishoboza nshoboza mbashe kubabarira. Nkora iminsi 40 y'amasengesho ndabyibuka niho navuyemo muri nge n'ukuri numva nanjye hari impinduka ko nani nsigaye atari cyari sigaye igera nkumva rwose ndakomeye nkumva ntago nshatse kujya ahantu njya gushaka navuga ngo nko gushaka kugira ngo mbabare kuko nashakaga ahantu njya kugira ngo numve mbese nibutse bya bindi byose ariko ntangiye kujya kwirana n'Imana nahise ntangira kumva impinduka muri nge nkaba navuga ibyambayeho nkabirangiza ntanarize. Ubundi navugaga n'ibintu bingahe gusa nkaba navugije induru naryamye hasi nabaye nabi cyane ariko ntangiye gusenga narava Mana unshoboze mbashe kubabarira
mbashe kugira impinduka. Noneho naravugaga ngo izi nkovu ndashaka ko zikira, kuko abantu barazireba nkumva ibikomere biragarutse. Arishima cyane aravuga ati ubohoye umutima wanjye. Mu by'ukuri nubwo yavuze ngo mbohoye umutima we, ahubwo ninjye wabohotse cyane kurushaho, kuko mutelefonnye tukavugana nkumva arishimye arasetse. Kuva icyo gihe nahise numva muri njye ngize ibyishimo, ntangira kuryama ndasinzira. Ubundi hari igihe naryamaga nkabona isura ye, nkabona aragaruka buri gihe, ariko maze kubabarira nararyamye ndasinzira, numva umunezero, numva rwose kubivuga noneho nsigaye mbivuga ntanarira. Mu by'ukuri mbishimira Imana. Ijwi ry'isanamitima kimaze igihe kirekire kirimo iyerekwa Imana yahaye intumwa Yoshua-Masasu, kiba buri uko tugize ibihe byo kwibuka mu Rwanda, mu gihugu cyacu, tujya tugira n'iki kiganiro kugira ngo turebe aho tuvuye n'aho tugeze. Abantu se bari bameze nabi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, hari uburyo basanwe, hari ibyakoretse mu buzima bwabo, ariko cyane cyane tureba ese imitima yabo yarakize. Nicyo ijwi ry'isanamitima iki kiganiro kimaze. Nibaza ko abenshi muri mwebwe bamaze kukizamo kenshi. Uyu munsi turi kumwe n'ibitangazamakuru bitandukanye, ndetse n'umukozi w'Imana n'abantu b'Imana bagizweho impact cyangwa se ingaruka nziza n'iki kiganiro cyangwa se n'iyi gahunda y'ijwi ry'isanamitima, dukomeza kuvugira hamwe uburyo twakwibuka twiyubaka nk'abantu b'Imana cyangwa se abamenye Imana, tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nicyo duhuriyeho cyane cyangwa turi butindeho cyane uyu munsi. Twizera yuko umuntu yubakika ari uko cyangwa se yiyubaka ari uko abanje kubakikamo imbere, hanyuma n'iby'inyuma wa mugani bigasesekara bigasohoka ibivamo imbere. Rero uyu munsi ushaka kuganira ku insanganyamatsiko ivuga yuko umwuka w'Imana ari we jwi ry'Imana, niwe utwubakamo ibyiringiro igihe twibuka mu gihe nk'iki ngiki. Ibyo bigatuma twagira umucyo, umuntu akaba yabona umucyo hirya y'umwijima. Abangaba bose muraza kubumva, barabibwira wenda bababwire muri makeya n'urugendo baciyemo. Hari umwijima baciyemo, ariko hari n'umucyo babonye kubw'uwo mwuka wera no kugendana nawe, ndetse bakabona n'imbaraga zo gukora, ariko kwiyubaka kubw'ejo hazaza. Nshaka rero kugira ngo mpere hariya, muraza kubona harimo ibyiciro byose. Hari abagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo batayirebesheje amaso, ariko yabakozeho, kuko yagize ingaruka ku babyeyi babo cyangwa se abari babari hafi. Hari ababibonye bari bakuzeho gakeya, hari abandi bari bakuze cyane, harimo umubyeyi, hari n'abandi bari bakuze mu kigero kiringaniye, barabibwira, ndetse n'icyiciro cy'imyaka barimo, kugira ngo nimujya no kubabaza mumenye wenda icyo mubaza bigereranyije n'ubuzima bwa none. Reka duhere hariya kwa Joshua, mwana n'umutware. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Joshua Nshimiyimana. Navutse muri Jenoside 94. Ndashimana ko yandinze icyo gihe Jenoside iba, nari ndi mu nda, amateka mama n'uburyo yagiye aca mu bihe bikomeye by'akaga. Ndashima Imana cyane ko yandinze icyo gihe nari ndi mu nda, navutse muri Jenoside. Murakoze. Murakoze. Nitwa Kanamugire Bernard. Jenoside iba ari mfite imyaka 16, nigaga mu mwaka wa kabiri secondaire. Inzu nari narayemo umunsi umuryango waho mama avuka, umuryango muto n'umugari bose arabamara. Indi minsi kugera Jenoside irangiye yashize nyine nkirimo kuyishayisha, ariko ndashima Imana ko uyu munsi wari arasigaye ari wenyine icyo gihe
ubu ngubu nabayemo benshi, ndubatse, mfite umudamu n'abana bane, ndashima Imana. Amen. Murakoze, nitwa Bahizi Marie, nuko nabibabwiye. Murabona ko ndi umuntu mukuru cyane, mfite imyaka 66. Je kuvuga ku mateka ya jenoside ejo bundi, murabona nakuriye mu mateka y'iki gihugu, mateka mabi. Ejo bundi rero jenoside yabaye Gaheza, nayo nayibayemo ku buryo butoroshye. Ubuhamya twagiye tunabutanga hariya, muraza kububona. Ariko ndashima Imana ko yankuye mu icuraburindi nari ndimo. Naje nari merewe nabi, nari mfite agahinda gakabije, nari mfite ihungabana, nta cyerekezo nabonaga haba imbere cyangwa inyuma. Nari aho ntazi ko ubu cyangwa bwongere buki, ariko ndashima Imana ko bwakeye kandi ubu ngubu twaba turi amahoro. Yesu ashimwe. Nitwa Mukakamari Jean Deborah, mvuka mu karere ka Karongi, niho jenoside yansanze hamwe n'umuryango wanjye wose. Twari umuryango ugizwe n'abantu 8, rero bose barabishe usibye musaza wanjye waragiye mu nkotanyi. Nanjye barantemaguye henshi hatandukanye, ku ijosi, ku bitsi by'amaguru yombi ndetse no mu mutwe. Rero nyuma naje kubaho mu buzima bugoye, mu buzima bushaririye. Numva nari ndiho nta muryango, bose bararangiye. Rero nakomeje kuba mu buzima numva nta muntu nkunze, numva nshaririwe, mpora ndwaye ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ubu nshima Imana cyane ko Imana yakoze umurimo muri nge. Uwari nge cyagihe rwose nahamya ko atari nge ubu, kuko ubu ndi umuntu utanga ubuzima, ndi umuntu nanjye usigaye mfasha abandi. Mbese Imana yampinduriye amateka mu buryo butangaje. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane, byango wenda babibwiye muri make. Ariko mbere yuko dufungura ngo dutangire gahunda yacu yo kubabaza ibibazo cyangwa se no kubaza umuvugizi wa Restoration Church itorero ry'isanamitima, ngira ngo wenda Apotre mwatunyuriramo muri makeya ese iyerekwa ryo kugira ijwi ry'isanamitima aho byavuye, bigendereye iki, aho bivuye mu rugendo n'aho bigeze ubu ngubu n'inzozi biri imbere. Ngo turabashumba, turi Kinshasa, turagira itorero, tumaze gufungura amashami 3. Dufite n'umuryango bita Jerusalem Ministry, ifite umutwaro wo kuba umuntu yaba intumwa cyangwa missionary ku babo, kuko buriya biroroha kuba Paul kujya mu manyamahanga, ariko ni bake bemera kujya mu babo. Icyo gihe Imana mu mutwaro ifite itorero ry'abakongomani n'abandi bakozerwa. Imana imbwira ati nabariya nabo ni bene wanyu, kuko nari nariyanze nk'umunyarwanda nihakana. Naje mu Rwanda na 84, hanyuma nsubirayo numva rwose numva ntawanyita n'umunyarwanda. Rero iyo ministry Jerusalem Ministry ubwo turayikora, ubwo nama church turabastar, turakora umurimo nk'umushumba muri Kinshasa tuyizungurukamo. Aho niho jenoside rero yakorewe Abatutsi yabaye mu Rwanda, kandi twita ku banyarwanda bamwe aho ngaho nyine tugira gutyo. So tuyiviva nka distance gutyo n'imiryango yindi yacu ngaha. Imana rero mu kwezi kwa 7 iravuga pakiza jya mu Rwanda. Ese njye mu Rwanda mu buryo bw'ubuntu, navuga niho umurimo w'Imana utangiye kuryoha. Nsigaye nambara karavati, ntangiye kumva ibintu bijyamo, amaturo arajyamo, kadiyama rimwe mu gikapu. Ndi kuva mu butayu ko numa mu Rwanda rwa nyuma jenoside yari nanjye nari nko kunyica. Ese ndajya nkora iki? Yego navukiye mu Rwanda, yego ndi umunyarwanda, ariko ni ya accident nyine wa mugani udafite icyo ukuraho. Ariko Imana numva irambwira ko u Rwanda rusa n'ikibaya cya Ezekiel cyuzuye mu magufa, kandi ko yifuza kugihindura, kukivanamo amagufa yavanwe ingabo. Ariko mu by'ukuri kwa kundi wumvira nyine ku nguvu, nkabwira Imana se bantumye New York cyangwa ntume bisa ahandi hazima njye gukora umurimo w'Imana. Ariko
wa mugani ntawuburana n'umushingura n'umutware dore ko yitwa Nyiringabo natwe tukaba turi ingabo nyine ahatse ni gutyo numviye Imana nsiga umugore n'abana babiri ndaza ntari umusirikare ntari umukada ntari iki rwose ntacyo kuko n'umuntu aza nk'umusazi gusa ariko numva rero Imana irambwira kuko imyaka 10 imbere yayo yarambwiye gutya hariya mu Bigogwe yari yarambwiye na 84 naje gushaka hano Kigali nakoze ikizamini cyo kuyobora mera bakoraga amaradiyo ya plastique hariya Gikondo ndi engineer ndi umusore ibyo myaka 10 mbere ko jenoside bayarambwiye iki gihugu nawe ni icyawe n'aba banyarwanda ni wanyu nta mpamvu yo kwihakana nzagarura hano muri iki gihugu kandi uzavugana uzakora umurimo wanjye noneho nyuma y'imyaka 10 iyi ni jenoside yabarambwira haguruka agenda bya binakubwiraga ni iki gihe ndaza rero bageze kandi koko uko u Rwanda rwasaga kuko karindwi kurangira wa munani gutangira 94 ntanzo nimwe itarimo amagufa itarimo intumbi itarimo byasaga uko byasaga ndaza ariko Imana ngeze hariya mu Bigogwe nyine aho nari nabonye 10 years before irambwira ngo ahindukira ndebye gutya mbona intusi irambwira hahandi nakubwiriye ko nzagarura uragarutse kandi ugarutse gukora uwa murimo uko rero niko naje amayo vision ya Ezekiel wabonye amagufa mu kibaya amagufa akagera ahinduka ingabo atari ingabo gusa ariko ingabo zitanga ubuzima ndavuga nimba Imana ari Imana kuko aya mashusho yombi yavamo aya magufa yomiranye atatanye mu buryo bufatika no bugene n'uyu agendaga ari amagufa imbere yomiranye ubwo n'amagufa physical n'amavuka mbese byose ari amagufa gutyo u Rwanda dafite ishusho ariko ikambwira uko ubibona uko niho uzabona imbaraga zanye zihindura aya magufa bagahinduka abantu basanwe ndetse bakageraho basana n'abandi arizo zangabo zitanga ubuzima uko rero niyo yambwiye ngo shinga umurimo mushya witwa Evangelical Restoration Church kubera ko nzakoresha ubutumwa bwiza evangeli gusana ndetse no gusana nsanishijwe atabindi there is a power in the gospel yo kuba bahindura abantu uko niko umurimo watangiye ariko mu by'ukuri ari kwizera Imana umusazi none turabona ko kwa Imana yarasanye kandi gasana imitima ndetse igategura abantu bashobora gusana abandi uwo niwo mutwaro turashimira Imana yego nagatonyanga mu nyanja ariko turakora ibyo yatubwiye kandi bikora so ubwinshi bw'ibyo ukora ahubwo ni uburyo wishimira ko umwizerwa kuba ukora icyo yakubwiye ukora kandi pe turabona imbuto z'abantu basanwe ndetse bakageraho bari batariho bakabaho ndetse bakageraho babaho neza bakuzura ubuzima bakageraho babusendereza n'abandi bakabaha so navuga ko sinavuga ngo ni 15% ni 5% ariko turiho turakora exact ibyo tubikora kandi turabona Imana ibikora turayishimira natwe urakoze amen arakoze cyane njya ngo mwabyumvise najya ngo mfate uyu mwanya maybe mfungure kugira ngo indi nyamakuru turi kumwe uyu munsi bashoboye kubaza ibibazo njya ngo ubuzima bw'aba bantu ni bugari cyangwa se n'iriyerekwa n'irigari ariko twarebera hamwe ku kijyanye n'ukuntu umwuka w'Imana yatwubakamo ibyiringiro kuko ntiwashobora kwiyubaka udafite ibyiringiro nabaho umwanya ufite ikibazo akatubwira amazina ukavuga n'ikinyamakuru uhagarariye hanyuma n'uwo wabaza yaba ari apotre cyangwa se ari na éclaircissement kuri izi mbuto ziyerekwa ni karibu murakoze cyane nitwa Theogene Uwiringiye Imana nkorera Agape TV arakoze cyane aposo kuduha iryo yerekwa nuko byaje ariko twifuza kumva mbere yuko tuza kubaza ibibazo kugira ngo bize kutworohera turifuza kumva byibura nk'ingero z'umusaruro abo bari bo mbere yuko bahura na rya yerekwa nyuma yuko bahuye ubwo muraza kutubwira yaba ashobora kuba umudamu cyangwa se umugabo baraza kutubwira hanyuma mbere yuko ahura n'umushumba akabasangiza yerekwa nuko nawe yabyumvaga bari hehe bari bameze batarigeze kwivuga aravuga ngo twari tumeze nabi ariko gute
kugira ngo tuze kubona aho duhera tubaza. Murakoze cyane. Ya karibu ya murakoze murakoze. Njyewe ndanatangaho nko ku buhamya nanone gato. Nkuko nababwiye mvuka mu karere ka Karongi. Twara abantu 8 twara abana 6 n'ababyeyi 2. Ubwo barabishe bose barabarangiza, usibye umwe wari waragiye mu gisirikare nakurikiraga. Nanjye nsigara mu by'ukuri aho ngaho twari baranje turahunga tuhamara iminsi mikeya, bakajya bakomeza bakaza kuturwanya, twirwanaho turwanisha amabuye, ariko igihe kiragera kubera intwaro bo bari bafite zikomeye barahadusanga, babasha kutwinjiramo. Badukubise, bari bafite amahiri, ndibuka ko nge kugira ngo ngwe hasi twari turyamye kugira ngo ntubwenge, kuko nataye ubwenge amasaha, nongeye kugarura ubwenge nyuma amasaha 8. Bankubisa ubuhiri 2 nibwo numvise, nyuma nongera numva rimwe bankuruye baranjugunya, baravuga ati ikiburiya kiri kwipfisha. Nta nubwo namenye igihe bantemeye, naje kumenya igihe bantemeye ari uko mpagurutse nshaka ngo ngaruye ubwenge, nshaka kugira ngo ngende kureba abandi ko hari undi waba ariwe. Nkandagiye ndababara cyane, numva nari nkandagije ibitsi bitemye, nsa nk'uvuga mbese kwa kundi umuntu babaye cyane avuga yana. Noneho mbona haje abantu 2 sanga baranzi, bari abantu batuye aho haruguru hafi, harimo umwana umwe twiganaga. Arambwira ati se ni wowe papa wamuhimbaga Kigali? Ati ni wowe wa mukobwa kwa Kigali uracyariho? Ndavuga nti yego. Baragenda basubira mu rugo babibwira iwabo, iwabo barababwira ngo nibaze bantwareyo. Barantwara, nari mfite inyota nyinshi cyane, mbasaba amazi ariko ntabwo bampaye amazi. Baravuze tuguhaye amazi wapfa. Numvaga bampa ibintu bishyushye, mu by'ukuri sinzi ibyo ari byo. Noneho bigejeje nko mu masaa 10 z'ijoro, baravuga rero turamutse tukugumanye hano natwe batwica, reka tugusubize muri ya nzu mwari murimo. Papa yari yarafashe inzu aho hafi twari twahungiye. Bangejejemo nsanga harimo mama n'undi musaza wanjye muto, turaramo buracya neza, ariko bukicya mu gitondo twumva barongeye baragarutsa ku nzu, barayimena barinjira. Haje igitero cya mbere, babona mama baramuzi, mama kuko yaranababwiye ati nawe nyana abonyemo abazi. Basubira inyuma bohereza abandi. Muri abo baje harimo umushefu wabo, yari umucuruzi ukomeye aho ngaho, nawe twari tumuzi, ariko arababwira ati nimusohoke, baratubwira ngo nimusohoke tubereka aho tubajyana. Nge mu by'ukuri ntago nabashaga kugenda, ndavuga nti se ko nge ntabasha kugenda ndasohoka gute? Iby'abana icyo gihe nafite imyaka 17. Ndavuga mbwira uwo mucuruzi, ntuzi ukuntu ntiwatubabariye koko, ntuzi ukuntu nagukundaga, twahuraga nkagusuhuza. Mu by'ukuri navuze n'amagambo menshi ku buryo mama byageze arambwira ati icecekere wibivuga byihorere. Ariko nge ndakomeza ndavuga nti tubabarire rwose, twarahuraga mu muhanda nkagusuhuza nkagira gute. Aravuga ati nta kibazo ngaho nimusohoke. Baramusohoye mama n'uwo musaza wanjye. Noneho nge kuko sinabashaka kugenda ngo mama, ngira ngo hari ahantu wenda babatwaye. Noneho haza kuza indi groupe nanone, ariko bari abana bo mu bapasiteri twari tuziranye. Noneho baravuga ati ariko uyu mukobwa mwamuduhaye tukamutwara iwacu. Bavugana n'uwo mugabo wari umushefu w'izo nterahamwe, ngo bamuhaye. Nyuma niho baje kubimbwira ko ngo bamuhaye amafaranga, ngira bansiga aho ngaho. Ndongera nsubiramo inyuma nanone gahoro gahoro, ndongera ndaryama. Ntago bigeze bongera kugaruka. Bwarakeye nanone haza kuza akajya hazamo abantu batandukanye bafite imihoro. Mu by'ukuri kera natinyaga umwana, natinyaga umuhoro cyane, ku buryo najyaga njya kurara kwa nyogokuru, nabona n'umuntu awufite aturutse hariya, ngahita musuhuza atarangeraho ngo numve ko anyikiriza neza. Ubwo rero barinjiragamo, hakaba uwinjira avuga nabi, akambaza ati se ubundi abandi biwanyu bariye? Nkavuga ntago mbizi. Aterega muziza agasuzuguro, nkumva ubwoba. Nyuma haza kwinjiramo undi muntu w'umucuruzi, nge nari muzi ariko sinari nzi kwanzi, nawe afite umuhoro. Arandeba arambwira ngo uracyariho wowe? Ndavuga yego. Aravuga ati rero hari ineza papa wawe yangiriye, none papa wawe ntago akiriho, ni wowe ngiye kuyitura.
nanone nari nongeye mfite inyota nyinshi cyane, arambaza urifuza iki. Mu by'ukuri nari ntaranabyizera cyane koko ibyo avuga ari byo, numvaga wenda ko agiye kunyica. Mbona akomeje kuvugisha neza, ndavuga ariko mfite inyota. Aragenda nzanira amafruwi akajya mpa, ubundi anyambika ibintu bitariho amaraso, amfuka no mu mutwe cyane. Ndavuga mu by'ukuri uyu muntu ari bungirire neza. Arakomeza ngumaho, arongera ajya gushakisha abantu ngo bantware, bazana nanone yangubye bantwayemo bwa mbere. Ariko nsubiye inyuma gato, wa mukobwa wari wamperekeje bamaze kuhatera grenade, umuyobozi w'ibyo bitaro yaramubwiye, uri kumara iki hano? Aravuga ngo ninjye aherekeje. Ati ntari soro ufite umukobwa kwa Kigali, nawe rero barakwica kandi nawe bamwica. Twakugira inama rero yo kuva hano ugataha ukagenda ukanabwira mu rugo bakohereje yuko yamaze gupfa. Ubwo yahise ansiganye aragenda. None uwo mugabo rero uko yari azanye n'interahamwe yindi yashyize muri rwa rugo, ndabimubwira, ashakisha abantu barambika bansubiza ahandi, babona nanone ndagarutse. Nakomeje kuhaba mu buzima bugoye. Hari igihe byagezeho nanone hashize n'iminsi ine bahateye baduhungishije ahandi, nibwo umutsi w'akavuru nanone uracika, mpita ncumbagira cyane, amaraso arava ari menshi. Ariko dukomeza kubaho muri ubwo buzima twihisha. Nukuri mpamya ko sino kuvuga ngo wenda naravuye, kuko sinjya nibuka ko nigeze mvurwa, kereka rimwe bigeze kuzana umuntu antera urushinge ngo rutuma ibyo bisebe byuma. Ibisebe nari mfite ntabwo yari no gukizwa n'izo nshinge. Nakomeje mba muri ubwo buzima, ariko wa wundi wahanjyanye na wa wundi wantwaye mbere, wankuye muri yanzu, uwo wankuye muri yanzu niwe wari umushefu muri ako gace, ku buryo nta muntu wagombaga kuza ngo avuge ngo aje kuhankura cyangwa aje kunyica atabanje kumumenyesha. Barakomeje muri urwo rugo, bagatanga inka, bagatanga byinshi, kuko sinanjye njyenyine wari uhari, hari abantu benshi batandukanye, ariko nza kurokokera muri urwo rugo. Nyuma yaho rero naje kuhava, kuko naje kuba nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga. Byagezeho sinjye mvuga, nkaceceka, kuvuga rwose bije vuba cyane. Bakagerageza kuntwara ahantu navuga. Yabaye inzira, mu by'ukuri yari inzira yari igoye cyane. Icyo gihe yenda ngejeje igihe cyaje kugera, nsubira no kwiga, nari narabanje kubyanga. Igihe kiranagera, Imana impa umuryango, ndubaka. Ariko nubatse narakijijwe, narabanje ndakizwa. Igihe kiragera rero ndubaka, turabyara. Ariko muri icyo gihe nubwo nari narakijijwe, nari mfite ibikomere bikabije cyane, ndetse cyane kuko hari igihe no mu kanya ndimo mbivuga ko itariki y'ejo hashize wari umunsi nabaga narakaye cyane. Nashobora gufata urugendo nkaba najya ahantu wenda bari kwibuka ntanabazi, bakaza baza kuhankura banteruye. Wari umunsi mbese nkora najya banga ingendo zitari ngombwa. Wari umunsi ni abantu bose baza bakandeba, kubera nabaga ameze nk'umuntu warwaye, warembye. Abaza banzaniye utuntu ngo barebe ko banshimisha, ariko mu by'ukuri sinigeraga mbona ikintu cyama umunezero. Umugabo wanjye yageragezaga kunkorera nk'amafete, akahamagara inshuti zanjye, ariko zahagera bakabona uwo babwira ameze nk'igiti, bakareba ko byibuze nanarira kubera ibintu yankoreye, ariko nkabona ntago mbiha agaciro, nkumva kubera. Ariko nanone yenda nsubiye inyuma gato, impamvu nanameraga gutyo, numvaga ko nta n'iminsi mfite yo kubaho, kubera ukuntu abantu bambonaga cyangwa banambwiraga. Hari aho najyaga gusaba akazi bakakanyima, kuko babona ukuntu meze, bati uyu nguyu yasigaje iminsi mike ngo asare. Nanjye rero nkahora ncecetse kugira ngo wenda n'ibyo bizambeho, menya ntavuga. Kuko ndibuka rimwe barambwira ati si ubu nusara uzasara gute? Bakavuga bati tubona uzasara utavuga, kubera ukuntu nabaga ameze. Rero abantu barandebaga bakavuga uti uyu muntu nta n'iminsi azamara, kubera ibikomere mfite, kubera inkovu. Naragendaga abantu najya no kwa muganga, wenda zandiye muganga yande, bakavuga ati no ku Imana yarakurinze nta kintu nge mbona nagukorera n'ubundi. Mbese nta muntu wigeraga ambwira ngo turabona wowe ufite iterambere wanagera. Ahubwo nicaraga mvuga nese umwaka urashize, undi washira ngo ndongeye maze uwundi. Mu by'ukuri mfite ibikomere, nkabahora ndira. Ariko igihe kimwe
maze kumenyana n'umubyeyi wacu naragiye tuganiriye aransengera arambwira turimo umuntu ukomeye mbanza kuvuga nti ninjye abwiye njyewe ntabamo umuntu ukomeye gute umuntu ufite ibikomere bimeze gutya ati urimo umuntu ukomeye uzagera kure urimo uzomora abantu nkavuga nanjye ubwanjye ndi igisenzege nakomora undi muntu gute uko iminsi ishira ni ukuri ndasanwa na bino ndi kuvuga n'ubu umugabo wanjye mu kanya arimo abivuga nta gihe gishize mbashije kuba navuga bino byose byambayeho ko yarambazaga akambaza muri uwo mwari abana bangaye nkavuga urashaka kubamenya kugira ngo bigende gute ko batagaruka akambaza harya mwari mutuye mbese nkumva sinshaka kubivuga akambaza nk'agace kamwe bwacya nkamubwira kandi ejo rero yarimo avuga ukuntu ejo ariho yumvise ubuhamya bwanjye bwose ahantu nari nagiye kwigisha ku Muyumbu rero narasanwe ku buryo ngeze ahantu nanjye ndi gusana abandi mu itorero tubamo abana baraza bakambwira mbese mba nigishije bakavuga biriya bintu wavuze nanjye nabishobora nageze no kuri rwa rwego mbasha kubabarira umuntu wishe umubyeyi wanjye mbere twajyagayo nkavuga nti ngiye kumubabarira kuko numvise ko iyo ubabariye ubohoka bwa mbere ngezeyo bamunzaniye bamwicaje hariya ndamureba ndavuga sinzigera nkubabarira mbabarira umva imbere kuko nahise numva bya bintu bigarutse rero icyo gihe haraho nari ntaragera ntangiye kwihererana n'Imana ntangiye kujya gusenga nagenda nkavuga Mana nshoboza kuko nge sinabyishoboza nshoboza mbashe kubabarira nkora iminsi 40 y'amasengesho ndabyibuka niho navuyemo muri nge n'ukuri numva nanjye hari impinduka ko nani nsigaye atariki yari sigaye igera nkumva rwose ndakomeye nkumva ntago nshatse kujya ahantu njya gushaka navuga ngo nimo gushaka kugira ngo mbabare kuko nashakaga ahantu njya kugira ngo numve mbese nibutse bya bindi byose ariko ntangiye kujya kwirana n'Imana nahise ntangira kumva impinduka muri nge nkaba navuga ibyambayeho nkabirangiza ntanarize ubundi navugaga n'ibintu bingahe gusa nkaba navugije induru naryamye hasi nabaye nabi cyane ariko ntangiye gusenga narava Mana unshoboze mbashe kubabarira mbashe kugira impinduka noneho naravugaga ngo izi nkovu ndashaka ko zikira kuko abantu barazireba nkumva ibikomere biragarutse nge numvaga mbese nzi ko zizasibangana aricyo nsaba Imana ariko Imana nivuga ngo yarazikishije kuko sinkizitaho mbere naragendaga nabandi kugenda nagera nka hariya nakumva abantu nsize inyuma basetse nkahita numva bandebeye inkovu nkababara cyane nahindukira gutya wenda nakumva ko umuntu yarebye ku ijosi nkumva ndababaye cyane ngo umuntu andebeye inkovu ariko hari ukuntu Imana yazikijije ntago nkibitindaho nta nubwo nkizitaho mbere naracumbagiraga cyane kubera amenya kumva ko mfite icyo kibazo mfite complex yuko mfite inkovu ku maguru ubundi tubiye kandi nyuma kwihererana n'Imana hari ikindi cyakiro arishima cyane aravuga ati ubohoye umutima wanjye mu by'ukuri nubwo yavuze ngo mbohoye umutima we ahubwo ninjye wabohotse cyane kurushaho kuko mutelefone tukavugana nkumva arishimye arasetse kuva icyo gihe nahise numva muri nge ngize ibyishimo ntangira kuryama ndasinzira ubundi hari igihe naryamaga nkabona isura ye nkabona aragaruka buri gihe ariko maze kubabarira nararyamye ndasinzira numva umunezero numva rwose kubivuga noneho nsigaye mbivuga ntanarira mu by'ukuri mbishimira Imana Murakoze Jenoside yakorewe Abatutsi yadutwariye abantu yishwe abantu ababyeyi bacu ariko kuri twebwe abarokotse natwe yishe umuntu mutwe yishe umuntu gute kuko kuba mu muryango ukaba mu muryango wose ukuvuyeho ndavuga cyane kuri jyewe byatumye tugira ubuzima bw'ubwihebe kandi butarimo ibyiringiro by'ejo hazaza icyo gihe mu myaka 16 nari mfite igisubizo cyari hafi yanjye ni ibiyobyabwenge cyangwa se niba nabibabwiye narokokeye Rwamagana ahantu hari inzoga nyinshi zitubaho na kanyanga
bihendutse bitagura menshi, bitaguraga menshi, n'isegereti cyangwa itabi. Icyo cyabaye umuti wo kumfasha agahinda urugendo rurerure kuva muri 1994 kugera mu 2000. Urugendo rwari rurimo gutsindwa kwinshi, ubwihebe bwinshi, ibiyobyabwenge. Aho nigaga mu ishuri ryisumbuye, nigaga muri groupe scolaire Saint-Alain, bari bazi ku izina rya Bernard, bari bazi ku izina rya Rakidube kubera umwotsi w'itabi. batoya cyangwa bari mu nda bayumva nyine bayabwirwa n'ababyeyi, bakabwirwa n'igihugu ndetse bakayabwirwa n'itorero. Ubona kuri wowe ni uruhe ruhare iyi porogaramu cyangwa itorero ryakoze kuri wowe kugira ngo ucengere amateka ya jenoside akubera isomo ryo kuba wayigisha abandi batoya cyangwa urundi rubyiruko? Jenoside umuntu atayirebesheje amaso nkuko navuze ko nari ndi mu nda, bari bantwite, ariko nyuma y'uko jenoside irangiye mama acitse ku icumu, navuga ngo ibyo bikomere byose, kuko mvuka ndi Kinege, ibyo bikomere byose twarabisangiye mu buzima bwa buri munsi. Mbese uko guhungabana, iryo hahamuka, uko kubona mbese bimugiraho ingaruka, ni jyewe wabitwaraga mu mutima wanjye. Ubwabyo byarabanje birangica, bindemamo ubugome, bindemamo urwango, binyicamo ibyiringiro. Mu by'ukuri ndashima Imana cyane ko naje kumenya Imana agakijwe muri Evangelical Restoration Church, munsengero Amasoro, aho turererwa n'ababyeyi bacu Apostle na Mama Lydia. Hamwe no kuba waraciye muri ibyo bintu utwaye ibikomere bya mama, uhagaze nk'umugabo uri responsable, uvuga ngo nanjye nzagerageza guhagarara ndebe ko mama nazamwomora. Icyo gihe ntabwo nari mfite ubwo bushobozi bwo kumwomora, ahubwo ni jyewe byicaga. Ariko nyuma yo gukizwa no guha Kristo ubuzima bwanjye, no kwigishwa, gutozwa inzira z'Imana, no kwakira ukuri kw'Imana, byagiye bimpindura, genda binkiza, ntangira kumenya kwegurira Imana no gushaka Imana. Ariko ndanegera ababyeyi, ndibuka rwose umunsi twagiye kureba dadi ndi kumwe na mama. Icyo gihe hari muri 2019, ndumva hari muri ibihe byo kwibuka, yari ibihe bitoroshye cyane, twari turemerewe, twumva amateka yadukubise. Hanyuma turamureba, aratwumva, aradusengera, rwose twumva turaruhutse. Rero ku kibazo warumbajije, ni ikibazo cyiza rwose. Ntabwo navuga ngo akaga kabaye, ntabwo navuga ko katadusigiye isomo. Kadusigiye isomo rikomeye cyane, ariko nk'umuntu wamenye ukuri kw'Imana, ikintu kimwe nashishikariza abandi bato nkanjye cyangwa se urubyiruko, nuko kimwe mu bintu bikeneye ko aya mateka atatugarukaho, nuko bamenye ukuri kw'Imana, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Ukuri kw'Imana niko konyine gufite ubushobozi bwo kuba bwatubatura, bukatuha imbaraga n'ubushobozi burenze ayo mateka, nubwo twayaciyemo, nubwo yatwangirije abacu, nubwo natwe yatwangirije, ariko ukagira izo mbaraga zo kuvuga ngo burya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye uraruta aka kaga naciyemo. Numva ari cyo kintu twashishikariza cyangwa se twasaba generation zihari zindi zizanakurikiraho, ko rwose nta wundi umuti, ni ukumenya Imana, ni ukwihata gushaka Imana, niho honyine hari ubuzima. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo
ngo umujura ntazanywe n'ikindi keretse kwica, kwiba no kurimbura. Uwo ni Satani, yaraje arica ararimbura, biragaragara rwose by'amaso yacu arabibonye. Ariko Yesu we ngo yazanywe no kuduha ubuzima kandi bwinshi. So rero nta kindi kintu cyatuma umunyarwanda uyu munsi mutoya cyangwa se umujene cyangwa se generations zizakurikiraho nyuma zishobora kuba zahagarara muri aya mateka mugani, muri realite tubonesha amaso abacu baciyemo. Nta kindi keretse Imana gusa wayemerera ukakira uko kuri kwayo ubundi kukagukiza. Sinzi niba nsubije neza, ariko ndumva ari ibyo. Murakoze. Amazina yitwa Plaisir Ntaganzwa, nkorera kuri Zabone nshya. Ikibazo nari mfite cy'amatsiko ni icyo nifuza kubaza Dadi. Iyerekwa mwagize ry'isanamitima, nifuza kubabaza mu bumenyi buke mfite, nzi ko ushobora gufasha umuntu ikintu nawe ubwawe wabashije kuba wavamo. Ese wowe ntabwo wigeze ugira ibikomere wenda byatewe na jenoside? Ese niba warabigize wowe wakize uti? Ni iki cyagukijije kugira ngo ubone uko iryo yerekwa urikora kandi rigende neza? Uraza kutubwira wenda ni cyakugoye cyane cyangwa se n'Imana yabigufashijemo. Murakoze. ndasubiza mu buryo bubiri. Hari ibyansanzemo ndi mwiyerekwa, hari n'ibya mbere. Njye mvuka mu Rwanda mbere y'intambara 59, ndambuka urwa Kongo. Hanyuma nkura ndi umwana mutoya, ndi impunzi bushi, ndagira ihene y'ubuzima butari bwiza, ariko wumva hari icyo upfobejwe. U Rwanda utarugarukamo, utagendamo, utanabaza impamvu utarugendamo. Nza kwisanga Kinshasa iyo ngiyo, ariko ntangira kubona akaga karenze umubiri, karenze atari ugupfa gusa ko hanze, karenze kuko urumva nari umusore utera karate, unywa inzoga, mbese ya jenoside navuga, niba navuga yo mu mwuka, ndi umunyabyaha wa wundi numva nta byiringiro. Mpagurukana umujinya wo kuvuga se ubukristo ntabwo bwaba buzima, ese ntabwo uryo umuntu yaba wamugane ingabo ya Kristo nyayo utavangiye, kuko nabonaga ni ari umupagani utavangiye, numva nshaka umukristo utavangiye. So i understanding y'uburyo bwo mu mwuka bwo kwizera niyo nahagurukanye. Ariko nge nangira umutwaro, Imana inarambwira ati n'abanyarwanda nabo ndabagushinze. Nge nkumva ari nk'ikintu kitasobanura, ntabwo ari cy'umwuka. Ni gute umuntu yaba intumwa mu babo? Arambwira ati ariko biranditse ko Petero yahamagariwe nk'intumwa mu babo, na Paul ahamagariwe nk'intumwa ku banyamahanga. Rwose umuntu yagira a specific calling. Icyo gihe ariko ntabwo jenoside yari yakabaye. Ibaye rero Imana impagurutse mbwira impamvu naguteye ishyaka n'umwete wo kumva ko hari icyo wamarira abo musangiye igihugu cyangwa musangiye inkomoko, n'ubwo banga nuko igihe nk'iki bikenewe. So ni gutyo yangaruye nyuma ya jenoside ndaza. None nyereka ko ishoboye no kuvuga ngo ntawe itavana, ntawe itanageza. U Rwanda rusa gutya, rumeze rutya, n'abantu yabikora nzana nko kwizera. Ngeze hagati uwo mwuka jenoside warakomeje. 97 batemagura papa na mama umunsi umwe, bakubita papa agafuni, dufuni hano na hano niyo na mama cyarimo, babica hari hafi ku Gisenyi. Same spirit. That was not 94 ariko 97. Ariko ni wa mwuka, ni ya spirit, ni kwa kundi. So Imana isa nayo yamfashe gukabakaba, gukoresha intoke akaga kugira ngo ninakomora nzomore bagundi bambaza kuti se ubizute uwo muruti. Ariko urumva ko ubwo ni nk'imyaka 2 cyangwa na 3 nyuma yaho jenoside officially ihagaritswe. Ariko wa mwuka wironda ko kwa mwuka y'ingengabite, wa mwuka w'ubwicanyi, wa mwuka wa jenoside mvije gutyo it continues. Noneho rero ibyo bituma ntakiri wa mukongomani watashye warutashye
cyangwa se wadamaraye mu Rwanda wa mugani mba wa munyarwanda utakiri babandi bavuga ngo uriya no mu Dubai, uriya no mu Sopekya, uriya no mu GP, uriya no mu Saja, mba wa munyarwanda Imana yemeye ko nsangira amateka mu buryo bwose, arimo n'ayo mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo sinavuga ngo 94 yakorewe Abatutsi in practical. Ibyo rero bimbayeho njya gushyingura, nanone ijambo gushyingura mu Rwanda ni umugisha kuko hari abatarashyingura nayo already ndaho ngaho Imana irambwira now I can use you mightily, kuko ndaguha ihumure washobora guha n'abandi, ndakwereka icyo wafasha abandi, ngusize irangi byatuma wakirwa kandi unavuga, kuko ihumure nzaguha nawariha abandi. So rero from now on nagiye mbona uburyo twegera umuntu akanakwegera akavuga ati twebwe ahangaha mu bana birera cyangwa se abana bashinzwe imiryango turashaka ko Masasu aza kutubwiriza, ngashaka impamvu ari njye bahisemo, ariko nkaba nayisobanurira. Ntabwo zibagirwa rimwe hari umusore hariya Nyamirambo warapfushije muri umunara wari usigaye mu by'abacengezi, aza kundeba ku nkuru nziza arambwira ati naguhisemo mperekeze tugende tujye iwacu ugire icyo ubwira family yanjye. Tugiye tuhageze dusanga ninjiye gutya aravuga ati nagiye gushaka pastor, avuze pastor bose bagira isesemi like ibyo Mana se kandi n'ibiki kuva ko bavuze pastor gusa. Hanyuma yongera ati uyu mugabo rero mu byumweru bishize bishe se na nyina murabicaye neza like okay, yari magambo icyo watubwira. Mbona banteza amatwi, Imana irambwira this is how people think. So navuga ko muri makeya ndumva rwose agahinda n'intimba zo gupfusha, kandi ndumva n'ubushobozi n'imbaraga zo komorwa Imana itanga. Ayo makoti nayambara yombi, ndashima Imana ko yemeye kuihumure yampa ndisangiza n'abandi. Sinzi Imana nagushuje. Thank you. hari mbere kujya ko sorry hari icyo nashakaga kubaza kijyanye n'ikibazo cya mugenzi wanjye. Restoration Church ku iri zina itorero ry'isanamitima mwaritekereje muti ni Imana bifite aho bihuriye nyine n'iri yerekwa Imana yabasizemo, mwararirose ni Imana yari bahaye, byaturutse he Apostle? Umuntu ashobora kubyibaza, wenda mushobora kugira icyo mubitubwiraho iri zina ry'iyi ministeri cyangwa ry'iri torero mukoreramo ibi bikorwa by'isanamitima. Navuga ko ari hushirirwa ariko rihwanye na realite kuri tere. Nza mu Rwanda nyine 94 aho July August, Imana yampaye ashusho nabivuze Ezekiel warebaga amagufa yumye cyane tiriri yuzuye ikibaya kandi atataye. Arambwira uku nuko u Rwanda rusa. Rero njyewe ikingira Imana ni imbaraga zo gusana, zo kurestora, zo kuzura, zo kurepara, zo kugira. Ndashaka umuriro muri uwo mushya uzaba wivuga butumwa evangelical restoration wo gusana. Hanyuma church nyine arambwira church uzakora izaba church iri family church, kuko ntabwo uzakora ministry je nafite center n'ibindi n'imirimo na churches. Ariko arambwira ndashaka kwiba church, kuko church niyo uzakora mu cadre ya family. Umunyarwanda yatakaje se nyina muri umunawe akeneye indi cadre ya family, a church family. Niyo mpamvu bumva banatwita daddy, c'est titre no kugira ngo urebe ko wa mugani uwatakaje se yakwire turuva ko yapfa yakwitiza nkase kugira ngo ntihabe imfubyi wa mugani habe buryo. Ndumva wenda niko nasubiza, nareretswe, nararose, narabonye, narasobanukiwe, ndumvira. Murakoze cyane. Abenshi babanje kuvuga ku buhamya bwabo, bavuze nk'abantu bari abanyamateka akomeye muri jenoside, ariko uyu mubyeyi we igihe yivugaga yavuze ati jyeho ndi mukuru no mu mateka ndayazi cyane.
uyu munsi nshaka ko wenda madusubira muri ya yandi yose abantu bagiye bavugaho ndetse n'andi dushobora no kumenya kuko muyazi, ahubwo mwebwe mugera muri Restoration Church mwari mumereye mute mu mutima, ujya mu isanamitima witaweho ibikomere watangaga iki imbere y'uko, kuko sinzi niba mwarasigaranye abana wenda murabitunyuramo, ariko witahuye gute kugira ngo nawe ugabura? Hariya nabonye igishushanyo kiri inyuma yanyu, ishusho iri inyuma yanyu iravuga ngo abatanga ubuzima, nawe kugira ngo uhinduke utanga ubuzima, mbere wari umeze ute? Kuko n'abandi bagiye badusangiza wari umerewe ute? Murakoze. Mu by'ukuri ntabwo nasubira mu mateka, ariko ubuzima twabayemo, ibibazo twagize, umubabaro n'intimba n'uduhinda byose byari bigose umuntu. Njya muri Restoration Church ntabwo nagiyemo kubera ko nari mpazi cyangwa hari umuntu wambwirije cyangwa hari wagize gute. Njye nagiye nk'impunzi mpunga Kiliziya Gatolika, nari umukatolika. Ariko nyuma ya Jenoside kubera insengero uko zari zimeze, hariho biciye abantu benshi, amaraso akiri hirya no hino, abantu banagize uruhare muri Jenoside bakiri aho ngaho bidegenje bose, bajya no guhazwa, muhurira mbere ya padiri. Ibyo njye nasanze ibyo ntabasha kubyihanganira. Nagiyeyo rimwe sinasubiyeyo, nshaka ubuhungiro. Rero nshatse ubuhungiro nari ntuye hariya ku Muhima. Narabanje njya no muri AP hariya mu Kiyovu. Hanyuma mu minsi mike tuba tugize amahirwe, tubonye amazu hariya Kimironko, ni mu kira Kimironko. Ngeze Kimironko rero nashakishije itorero ryamba hafi, kuko nta matike nari mfite yo kujya ahandi hantu, yewe ndetse no muri zayo nabanje kujyayo. Ngeze Restoration ndagenda ndaterana, sanga n'abantu bya bikomere byose n'uduhinda n'imibabaro n'ibiki. Murumva ko nta yandi mashusho nabonyemo. Nabonyemo abantu bavuye muri Kongo benshi cyane, kandi nanjye ubwo buzima nabubayemo. Nanjye nabaye impunzi, nanjye nabaye muri Kongo, n'abantu nari mbanye nabo, kandi icyo gihe twabanaga neza. Noneho ngeze Restoration nyine ubwo bavuga ko ari kwa dadi, simvuga izina, ariko hari ahantu nabaye muri Kongo mbana n'abantu bo kwa dadi, abitwa kwa Nindaga, bakaba inshuti zacu cyane magara. Umudamu wakaba inshuti yanjye cyane. Ndavuga nti mbonye umuryango ahubwo abane bo banjye. Ngira n'amahirwe n'aya mashusho yandi y'abandi bantu ntayo ndebamo. Nari mfite umubabaro n'uduhinda, bakaririmba indirimbo kwa kundi bahimbaza cyane, aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro, rikaba nkumva ndajya mu mwuka. Wa mutwaro naje nikoreye wo mu mutwe, wo mu mutima w'ubwo wari ugihari, nkajya numva mu mutwe hari akantu kagenda kavungukaho. Avuga ariko aha niho hanjye. Nuko ndasinga, yewe nta nubwo ninjiyemo mbere cyane, ninjiyemo naje 2006, nkajya senga. Nanabatijwe 2008, natinze kubatizwa, ariko ubwo ndimo kugenda numva mbohoka, numva ndahantu nisanzuye, ahantu nisanga. Noneho nkabona n'urukundo ntaherukaga. Numva twari tuvuye muri Jenoside, abantu barisha abantu, ntawe no gusuhuza umuntu, numva byari ibibazo. Noneho nkabona dadi agira akantu k'agaprincipe, ati mubanze musuhuzanye, umuntu asuhuze nk'icumi cyangwa 20 mbere yuko hatangiye ikibwiriza. Tugasuhuzanya, kandi ugasuhuza umuntu wumva ari uwawe, ukumva urukundo, ukumva
ibintu nkajya numva birimo bigenda neza, ariko ubwo urumva ko tukiva muri jenoside twaduhinda n'imibabaro, nubwo nareraga n'imfubyi. Mu by'ukuri imfubyi twareraga icyo gihe n'abana, nari mfite abana 2, rero nari mfite 3. Umwe aza kujya no gusenga i Bugande, nawe bamwicira mu rusengero iyo yagiye gusenga, nta n'uwo nashyinguye sinamenye. Ibwo nyine nawe yabaye umugwagasi gutyo. Nuko ubwo noneho twari dufite mu rugo bushiha kubwira abana nabi, tienda iyo nkigumira niyo nabaga sinari guhura na jenoside. Kandi ibikomere bya jenoside, abantu bafite ibikomere bitandukanye. Intwaro ziriya nterahamwe zari intwaro zitandukanye z'ubwoko bwinshi. Hari ugira amahirwe akaba afite ibikomere bigaragarira amaso y'abantu, ariko hari n'ibindi bikomere bitagaragarira amaso y'abantu, ukabana nabyo bikagushengura, bikagushegesha, karibwa, ukagira gute. Ariko muri wa mujyo w'itorero, urumva tugira na za teme zimara igihe nk'igihembwe. Ubona ko hari muri iyo teme nk'iyo yo gutanga ubuzima, nta muntu utanga rero icyo adafite. Ku bijyanye no kubabarira, jewe ni n'urugendo cyane, kuko kubabarira nijye wabanje no kwibabarira, kuko nijye wari uremerewe. Nijye ubu ndacyari muri ntunze kwibabarira. Kubabarira abandi ho ntibiranaza cyane, biracyari n'urugendo rurerure, kuko nari mfite umubabaro, ngahora nikoreye izo ntimba n'uduhinda. Umuntu aba afite uburibwe hirya no hino buhora bumurya, ukumva ibikomere byawe urabigendana. Ariko muri wa mwuka wo gutanga ubuzima, nta muntu utanga icyo adafite. Nawe agomba kwiheraho akashaka ubuzima kuri we. Wamara kubona ubuzima muri wowe, ntabwo atangira kwegera abandi. Imbabazi ubwo naje gusanga nanjye ngomba kwibabarira, kuko hari byinshi cyagiye byangirika. Hari abana twagiye turera muri iryo hungabana, nino ukabona ntabwo watanze ibyo wagomba gutanga. Igihe rero cyarageze, itorero ndinjira neza, bakaduha inyigisho zitandukanye, ariko zose ubona zijyanye n'isanamitima. Baradusana, noneho bagira igihe bavuga bati turakereye ikintu cyitwa mwana ukundwa. Mwana ukundwa, nawe mbwira, mwese murasenga, mufite n'amatorero musengera, ibyo bintu ntahari nanabyumva. Nabyumvise kwa dadi, turavuga none, ndavuga nti abantu ntibabaho, ntibanasanzwe. Ese burya natwe turabo gukundwa, umuntu akatureba akadukunda akanatwishimira. None se niba turabo gukundwa, ni gutegere ntagomba kwikunda ngo nihereho nikunde nihendahende nkunde n'abanjye, kugira ngo nanjye mbone uko ntanga ubuzima. Ni muri urwo rwego rero twabanye n'ababyeyi bacu, ni ukuri baratwomora pe. Hari Debora yavuze ati kuvuga, uzi ko ubu niho nanjye ntangiye kuvuga ibyambayeho mu buzima. Ntabwo ubundi najyaga mbivuga, nigeze no gutanga ubuhamya ku rusengero, ariko niho hantu wa mbere navugiye. Icyo gihe bambwiye ngo ni minota 15, ndavuga niho bambwiye ngo ni igihe gito, niho yabampaye minota 15. Icyo gihe niho nabohotse, kuko wa mugani iyo wavuze nawe urabohoka. Aho rero niho dukura imbaraga zo kwiyubaka, noneho tugatera n'imbere, tugaharanira gutera imbere, kuko wa muntu washatse watugize abo turi bo uyu munsi ntabwo twamuhurwaho. Ngomba gukora, nasanze ari ngombwa. Ubundi nategereza gupfa umunsi ku wundi, mbona noneho gupfa ntibikirimo, mbona noneho ubuzima butangiye, nanjye ntagiye kugira icyanga cy'ubuzima. Ubwo rero ni muri urwo rwego twavomye, baratugaburiye ababyeyi bacu. Kandi hari ahantu bavuga muri Bibiliya ngo umuntu mwiza atanga mu butunzi bwe, atanga ibyiza byo mu butunzi bwe buva mu mutima we. Murumva rero aba babyeyi bacu ni abantu beza.
ubutunzi umuntu yaguha ibintu akaguha ibindi ntubashe no kubikoresha, ariko ubutunzi bwo mu mutima ni ikintu gikomeye cyane. Murakoze cyane. Ikibazo kindi mfite ndakibaza Apotre, mukuru urebye amatorero yakoze umurimo nyuma ya jenoside kandi ni ikintu cyo kwishimira, ariko iyo ugarutse kuri aya matorero atarahari imbere ya jenoside nk'itorero ryanyu muvuga ko mwatangiye nyuma ya jenoside, uraza kutubwira ishusho y'abakristo bakira uko bari bameze, kuko bamwe arakoze cyane uyu mubyeyi. Nanjye nibuka ko hariho ababyeyi bacu batubwiraga bati mujye mugenda mu kiliziya mwebwe ntabwo muzi byabereyeyo, kuko naho hari ibyo bangaga guhurirayo. Hariho n'umuririmbyi hano mu Rwanda uherutse kuririmba aravuga ati basizeho amarange ngo barajya guhazwa, ariko turibuka ko iyo dukandagiye tuba dukandagira amaraso y'abacu. Ni umuhanzi witwa Bonhomme. Harimo abantu bakibona uko nguko Apotre, harimo abantu bakimeze uko. Ikibazo nahise ngira, ese aho ntiyaba ayo matorero yaje nyuma ya jenoside yarahindutse nk'ubwihisho bw'aba bantu bameze uko, ariko nanone bikaba byatuma badahura n'ababahemukiye, kuko cyecyo babwira ati narebaga mu kiliziya nkabona nibo barimo gusa. Harimo n'abandi bagiye batangwa ubuhamya nk'ubwo ngubwo. Mukora iki kugira ngo mubahuze n'aba bantu babahemukiye? Kuko nk'itorero ryanyu mwebwe ntimufite abo mutenga. Amatorero yarafite abantu mbere ya jenoside, harimo bakoze jenoside none yafungurwa arangije ibihano, yagaruka ashaka kujya nko muri korali cyangwa muri worship team bakamubwira ntukibyemerewe kuko ufite imiziro, umuntu wakoze jenoside hari icyo amategeko avuga, ariko mwebwe bene abo ntimubafite. Ndatekereza ko mushobora kuba mutabafite. Noneho mukora iki kugira ngo mubahuze n'aba bantu? Kuko aravuga ati ntaho murira nabo, nta bantu biviriye Kongo, nubwo buzima twebwe twiberamo. Ukazasanga n'undi nubwo muvuga ko mwapfushije, ariko usana n'ufite ipfunwe niyo mutima nawe ubabaye. So mu buryo bumwe cyangwa ubundi, buriya hari principe ndatangira kuri Theogene yatajya kuri Theogene. Hari principe ivuga ngo mu ntanguro mu nkubitiro hari abakwitaba, ariko bivana n'uburyo umutima wawe nk'ubuyobozi umeze. Buriya ngewe nje hari umuryo avuga ati yagiye Kongo ratwisanga n'uwacu, ariko namara amezi 6 atarumva uvuga ubutumwa bwa Kongo, uvuga ubutumwa bwa Yesu kandi uri consistent. Waje kurunguruka yavuye Burundi, buriya configuration ya church mu Rwanda wabivuze 94 yari itangaje. Buriya harimo ibice 3 cyangwa 4, harimo abo hanze n'abindani. No kuvuga harimo abantu bumvaga ko bariya bindani barishe, ntituze gutandukanya watemye n'utatemye, nubwo ari umukozi w'Imana n'abakristo gutyo. Hakaba n'undi uvuga uriya uvuye hanze nawe n'inkotanyi, ni umurasi, nta bumana burimo, ni siasa ya politike, nta bukristo. So harimo judgment, harimo Hutu, harimo Tutsi, noneho hakabamo Dubai, ubwo ndavuga Kongo, hakabamo harimo ama section menshi. Ariko kandi abantu bumvaga bisanzuye, hari abantu rwose hakana ko baje bavuga bati nibura bariya n'abavuye hanze, bakabagana kuri iyo principe ko mwavuye hanze, mwabakongo mwabahandi. Wawe ni none undi uje akabegera akabarebamo. Tuvuge urugero, tutangira Kimisagara 94, hari igihe itorero ryarangiraga bakaramukanya bijyanye n'aho bakomoka. Abavuye Burundi bagahoberana, abavuye Kongo bagahoberana, umuto akareba amazuru, akareba nimba ntari songo yakarihunga. Mbese n'ama reality tutatinya kuvuga nk'abantu b'Imana. Ariko time to time uko bagenda babona muri consistent, uyu nguyu wipfunuye umwana w'imfubyi isari muri prison na nyina baratemye, akabona mu muhaya amahirwe nk'uyu mwana wundi nawe batemye bishabi, akabona ntabwo mubarobanuye, ntabwo imvugo yanyu yo hanze ntabwo iri contraire niyo mu cyumba. Ntabwo hanze uvuga nk'umuntu w'Imana uhuza, wagera mu cyumba ukavuga kubiri. Ndagwa nka blague nigeze gucumbikira bishobanje babiri, umwe se no Muhutu undi se no Mututsi, bose n'ibishwa banje, bavuga ko bashiki banje. So rero barashwana, ndahari bashwaniye
ntashye umututsi ambwira ko uriya wundi agomba kugenda kubera ko ntiyumva uburyo njyewe nacumbikira umuhutu mbese umwana w'umuhutu mu nzu iwanjye. ntabwo ariko inzu yanjye uguhaye uburenganzira kurusha undi ni ubuhe, so ntiyumva nawe ajya kurega bisakuza, ariko yarakijijwe arabyumva. ndikubwire ko hari nubwo ibintu utabihuriza icyarimwe ariko biba bizahura. buriya balance ni ikintu kizahura. ni ukuvuga iki? ni ukuvuga ngo utangira ni nko watangira itoruganwa n'abakuzi. iyo umuntu avuga itorero nko mu Buraya abanyarwanda nibo bakwitaba cyangwa se kumani bakuzi kera, ariko kugenda n'umuzungu uzaza kurunguruka n'undi akarunguruka agasanga uri umuntu w'Imana, uratanga ubutumwa bw'Imana, ntibugoramye kubera aho wavuye, arakuyoboka. urugero nk'ubu ngubu rwose ntawavuga ko Masoro ari itorero ry'abantu bavuye Kongo. ababeshyi abavuye Bugande ni benshi cyane, abatizede ni ibihumbi, abahutu nimba ari critère n'ibyo ntiwababara. buriya Masoro ugiye ukashaka kugira resansement gutya ntiwababara, imvange ni nyinshi. buriya ntabwo wavuga ngo majorité nabo rwose nta nabo, kubera iki buhoro buhoro bagenda bavuga wa family, so agafitingamo agasanga nta na kimwe nta ndirimbo za Kongo uririmba gusa, kuko buriya hari uburyo mukitwara ku buryo muheza abandi mukanakira n'abandi, ariko uburyo umuyobozi burya ahagarara, leadership ni ikintu kiri very key. buriya umuyobozi uhagaze mu buryo bw'Imana, bitinde ntibitinde ab'Imana bose ku batandukanye bazamuhuriraho, kandi ubudasa si ubusumbane, ubudasa nta cyakirimo, nanone ni ubwiza. nicyo nasubiza. so uyu munsi rero niwaje aje guhunga avuga ati wenda nzabona abahutu bake, akabona umudiyakoni w'iruhande n'umuhutu n'uwindi ruhande, asigara avuga ati reka maze nikirira ubwanjye ntarahangana n'ibyo hanze, nimara gukira amenye bina n'umucuti ngo amenye ko akiri. so nicyo navuga nimba nagushubije. mwiyerekwa rero diversity ni beauty, diversity ni beauty, kuko nanone ubugome ntabwo ari inhutu n'intutsi gusa. ubugome ni ubugome, n'ubwicanyi aho bwasa kose, nuko abantu niko kuri kw'Imana. rero ndumva aho ava akagera umutima ubabaye wose ukeneye gusanwa, kandi kusana ni ukusana nyine wa mugani utitaye ku cyawujanjaguye, sinzi icyawusenyaguye. nicyo navuga. murakoze. ikindi kibazo nabaza, hari abakristo cyane cyangwa mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, iyo urebye ubona yuko ubukristo mu Rwanda bwari ku kigero kirenga 85%. noneho nyuma yaho abanyamadini bagiye bahura n'ibibazo byo kubazwa n'abakristo, atariko ni gute abantu bavuga yuko basenga Imana, jenoside yashobotse, ese ni imyigishirize mibi, ese byagenze gute, ese ya Mana yabo yari iri hehe? nk'iyo umuntu ababajije aposo ati Imana yari hehe abanyarwanda bapfa kuriya, mumusubiza ko yari he? murakoze. Yoeli, ndashima Imana ko ndi kuvugana n'ibinyamakuru by'ubumana mvuge gutyo kuko twavuga imvugo imwe. n'uyu munsi haje ubuyobozi bubi bw'ingengabitekerezo bibi, bakamubiriza mu buryo bwanduye. Kristo baba bababona. Iyo umuntu ari dadi aba afite inshingano nyinshi, harimo guhima inani abana, kubamenyera ibibazo byose bafite. Abana bawe kari benshi, nuwe munani uzaba cyangwa ubaha nka dadi? Ese kwitwa dadi nabyo byari muri riyerekwa kugira cyangwa bagiye bakubona nk'umubyeyi bakabikwiyitira? Nekereza ko utigeze usaba abakristo kukwita dadi. Icyo ni ikibazo cya nyuma. Ikindi mbaza, uriya mu mama yipresenta yavuze amazina ye ariko aravuga ngo asigaye yitwa Debora, kubera iki? Byagenze gute? Nawe araza kudusubiza. murakoze. ndavuga ko navuze ko muri yerekwa twanabwiwe na structure ryakorwamo. ni ukuvuga ngo mfite imirimo mpagarikiye, hari ahangaha muri hari twa BCC Bible Communication Center, ni platform, ntabwo ari church.
ihuriramo amacace menshi, ariko tuvuge bya ERC nka church, ubundi ERC bayita ERC/family. Ni ukuvuga ngo ikintu cya family tugishyiraho akarongo, tuvuga tuti ntiyatube mu imfubyi, ntiyatube n'umupfakazi, ahubwo umuntu yumve yashumbushwa nyirasenge wundi mu mana inase wabo. Rero kwitwa dadi ntabwo twabitoyemo, ni nk'umuntu aba avuga ati uko nshaka kuriletinga kuri wowe, ndashaka ko umbere umubyeyi w'ubugingo bwanjye, nanjye nkaba umwana mu mana, tukajyana dusohoza umugambi w'Imana, wowe nanjye buri muntu akora icyo Imana imusaba gukora kugira ngo bamugane dusohoze icyo Imana ishaka. So rero umunani ubabajije aha ngaha rwose, wagira ngo hari iminsi ishize twakoze igiterane gutyo turugo babwira none nongeye kubagabira wa mugani. Ariko ikintu cya mbere umuntu aha buriya ntabwo ari ibintu umuhizina nk'ubu ngubu, kuba nta mutezi ipfunwe akavuga ati ntabwo mfite ipfunwe ryo kwita amasasu nk'umuntu nsengeraho, kuko bavuga ngo maso bakita kwa masasu ni Abanyarwanda, niko ibyo byonyine kuba nahatana kutagira ubuhamya bubi ni ikintu gikomeye. Ni ukumubwira ngo nzahatana hamwe n'Imana ishoboje kutitwara mu buryo biguhesha ipfunwe, ku buryo wavuga uti sengera kwa masasu udafite ipfunwe, uvuga uti harya ejo ntabwo ari umugore w'abandi yateruye, cyangwa se si igisambo cyangwa amafaranga, cyangwa se umutekamutwe, sinzaba umutekamutwe kuko mfite abanyitiriwe, nkeneye kubikira izina. Ariko si icyo gusa, abo tubana bose nabo dukorana umurimo, tubatoza kuba ingabo zitanga ubuzima, kugira ngo nk'uko batubonye tubutanga nabo bageraho babutanga. Ayo mavuta rero ni umuhamagaro kuba atari ubereyeho kuba wenyine, abereyeho kubeshaho. Ayo ni umunani ukomeye cyane, utuma abantu bose tutababwira ngo numara gucumbagizwa ugakomera ntugarukiraho, ntubeho gusa ngo ubeho na neza, unabesheho, wumve ko ari ikintu gireda. Rero icyo gihe uwo munane cyangwa se umuhamagara, ayo mavuta, iyo myitwarire, byose icyo mfite cyose narakibasangije rwose, kandi ndetse nakabyaho nkabijeho. Ndababwira nti mu mwuka ho n'ibindi bindi, iyo Elisha agiye kuragwa ibya Eliya afata kabiri, afata imigabane ibiri, kuko ataba atikunze. Nicyo Elisha yarazwe kure. Aba rero bose ubona n'abandi batufata nk'ababyeyi koko bamuga tutadadirana, bafite uburenganzira bwo gufata ibintu byose byiza mfite inshuro ebyiri. Kandi rwose hari abazazura abapfuye benshi barusha bonge nazura, hari n'abazakora umurimo, hari bakora umurimo rwose nakwiratira. Ibyo rero nanjye nkavuga ni ntabwo nabaye umubyeyi gito cyangwa se cyakomeye gito, ariko akazi karacyari. Murakoze. Murakoze. Mwarimu mbajije kubwira irindi zina navuze Debora. Mu by'ukuri nge ibyanjye ni amateka maremare, nubwo navuze ubuhamya ntabwo naburangiza uyu munsi, ni burebure. Nyuma ya jenoside nashatse nihaye amazina y'abo twavukanaga bose, hamwe na mfite witwaga uw'amahoro, nkabyandikaho nkandikaho mubiri igipapa, mbese najya nko ku ishuri bakavuga wayagabanyije basi ugasigaho make, hakahubwo nsigaho wenda nk'atatu, mbese ugasanga amazina yanjye ahora ari uruvange, nshaka kugira ngo abo tuvukana ntazabibagirwa, nkumva nshatse kwitwa uko amazina yabo yose. Noneho umunsi ntangiye gusa nkaho navuga ngo garuye ubwenge cyangwa ntangiye kugarura ubumuntu, ndavuga basi noneho reka babandi mbareke nshyireho aya papa n'ayanjye, nabwo mbishyiraho. Ariko najya ku ishuri bati nanone amazina ni menshi, ndavuga ariko nibutse ko hari onkere wanjye witwaga Kamari, kandi ashobora kuba atarapfuye kuko yari i Kigali, wenda aracyariho, reka mpite niyita Mukakamari. Ni mu by'ukuri ndaryiyita gutya aba ryo nshyiraho, nita Mukakamari Jeanne. Noneho ariko bigeraho ntangiye kuko ngenda mbuhoka nkavuga umuntu yiyita gute, nanangiye nsubiyeho inyuma, kandi nanone sinajyaga nkunda
kuba hamwe n'abantu. Numvaga umuntu avuze papa, avuze mama, nkumva hari ukuntu bimbabaje. Igihe kiranagera nkumva ninjya no gushaka nzashaka umuntu nawe udafite ababyeyi. Ariko icyo gihe nari nyiboshye, byari ibitekerezo byanjye, sinako byagenze. Ntangiye maze gukizwa, ntangira gusenga, ariko nkajya numva kuba nitwa izina njye nariyise. Ntangira no kubiganiriza umubyeyi wanjye, namureba nkabimubwira, nkamubwira amateka yanjye, ukuntu niyise izina. Nkagira mbese na bya bikomere nari mfite, uko hari igihe najyaga kumureba koko nanagenda gutya ibikanu byakebanye akansengera. Noneho ntangiye n'igihe numva koko ntangiye kumwita papa, mama, banyerekana rwa rukundo koko rw'ababyeyi. Haraho mama yavuze ari kuvuga ngo niwe watwigishije utubwira ngo muhoberane, ugahobera umuntu wese, kuko hari naho nageze ntakunda umuntu n'umwe nkuko nawe yabivuze. Najya guhobera umuntu hashize n'igihe kinini nkumva namusuhuza muhaye uruhande gutya nanamureba mu maso. Ariko kuri papa yavuga ati muhoberane, mugahobera umuntu umukunze umureba, twabikora muri eglise nkumva ni byiza cyane. Noneho ntangira no kuvuga nyine papa, mama, mbona ukuntu banyeretse urukundo. Noneho ntangira no kumuhokera kuko nkamubwira bya bindi, buryo uzi ko n'izina Mukakamara ari ryo niyise, mubwira mbese amateka yanjye yose. Rero igihe kimwe mvuye gusenga, ndibuka nari mvuye muri 40 jours, nyinjira papa ande bavuga ati Deborah, nahise numva muri ngiye kuko mbyakiriye cyane, sinzi ukuntu wenda mwabyumva mwe, nahise numva ryakiriye cyane, ndavuga nanjye noneho mfite umubyeyi unyise n'izina. Kuva icyo gihe muri ngiye hatangira kubaho impinduka, ntangira gukira ibikomere nkuko nabibabwiye, ntangira kuvuga. Mbere sinavugaga rwose, ariko ubu mba ndahana abantu baganira nkumva ninjye waba uri gutangiza ikiganiro, nkumva ninjye wavuga. Mu by'ukuri ni byinshi cyane nasanwe. Murakoze cyane. Turimo tugana ku musozo, nagira mbaze Apotre, ese uyu munsi iyo urebye mu rugendo mwagenze imyaka 29 irashize, ubwo bijya kujyana n'igihe namwe itorero rimaze, hari ka ujya utekerezwa bati izi ka zarangoye, si ngombwa kuvuga amazina, ariko kavuga ati nabasangiza ibintu byarangoye, kandi wenda hari igihe usanga bene abantu bakinahari, ndi kuvuga mu buryo bwo kubafasha gukira, kuko bitewe n'uko babaga bameze. Hanyuma ikindi ni message mushobora gutanga, kuko nubwo ari ku myaka 29 ariko harimo abakibyumva bakumva byabaye ejo, harimo abakibyumva bakumva byabaye ejo, harimo uyu munsi ikintu cyiyongereye nuko abari gusoza ibihano myaka 29 harimo abasoje abantu bari muri societe, bajya mu matorero bakamera nkaho batari preza kandi bahari, nabo racyumva ryapfunwe, nabo sinzirimo bafite message ngo murayibaha, kandi n'abana babakomokaho. Uyu munsi hariho abantu bagira za black identity, bamubaza kumva arimo arakubwira burya tuvuka, arimo arashaka kwisanisha n'abantu ibintu nk'ibyo ngibyo. So abantu nk'abo bacyumva ipfunwe nabo niba mu bafite message, ariko kandi hari n'abacyumva ibikomere, abo se mushobora kugira icyo mubasangiza. Murakoze cyane. Iya mbere ni kazi ishobora kuba zarakugoye nk'umushumba. Nibuka ko umwaka ushize tuganira bambwiye uti harimo nabanzanira bakwe ukumva ukuntu byamugoye bitewe nuko ati uyesu sinzi. Rero ubu ngubu izo muzirika kesi zirahari, ziracyahaba, cyane cyane ko ubushake bwiza budahagije abakeneye n'ubutabazi bw'Imana. Imwe mu kesi yandiye amasaha hafi 8 tuganira, sinzi narangije, nuko umukobwa yari atwise ndayintera hamwe, kandi wajyaga kwica yamukingiranye, hanyuma sinzi uko yarokotse, hanyuma akizwa nyuma ari muri dilema hagati yo kwikuramo, atayibyara atayibika, ko yaba ari souvenir atanazi. Iyo struggle yicaye imbere yanjye angisha inama, ndeba mu maso, nanjye nkumva ndi désarmé, ariko akambwira narakijijwe, nzi ko kwica ari nabi. Nanone
narahemukiwe sinatunga inda mfite. So imbere yawe gutya ubwonko bwose na teoloji yose ukumva bura nk'umuntu w'Imana mba birasimbutse. So tuganira mbwira mwuka wera gutyo nyine nutantabara ahangaha ntacyo ndi buvuge, ndamureba gusa akarira akaruhuka nanjye ngaceceka, hanyuma akongera akazanzamuka tumara nayo masaha. nyuma ya saa nk'iya 6 gutyo ndi imbere ye nicaye ntavuga mureba nsenga gusa umutima, akavuga akaruhuka kidogo, arahaguruka avuga iri jambo nzamubyara kiba kibi. Gutyo ahagurutse atangira kubyina iruhande, nanjye nsanga natabawe ariko nta formule nimwe. Nubwo yabereka iryoshye ariko yambere nanone numvishije limitation. Siko kuvuga uti haryo ubwonko ndi busimbutse. Urumva kutabwira umuntu ngo yivanemo uwo mwana w'intera hamwe azajya kwibutsa mugani mateka. Nanone nibajya kandi yari afite na fiance atarabwira ko atwite, kandi nawe yashengaga ngo fiance abe yarapfuye, unfortunately fiance yari atarapfuye. So harimo ikibazo cyo kuvuga arabivuga ntavuga. So iyo combination y'amakese yahuriranye ku iyo kese niyo sinavuga ko ariyo, ariko hari amakese nkayo ko n'ubu ngubu aracyahari amakese gutyo. Niyo mwana umwe bafite kuba bashaka kandi umugabo aramufata nk'umwana we, ariko mu by'ukuri si umwana we musenzi. N'umugore nawe ntamufata nabi bijyanye n'amateka yamuzanye. So hari uru Rwanda rufite stories bavuga n'abafaransa domide. Niyo mpamvu ndakabwa n'abantu bagendeka Imana muri Rwanda kuko ruri spiritual gusa. Sinzi uburyo abantu muri Rwanda bakinisha Imana, basirikane barihaye satani binamenyekana, ariko hari amakesi. So ku kesi ya kabiri yo kuvuga message mfite ku bantu bafite ibikomere, cyambere ntabwo igikomere kimarwa n'iminsi ahubwo kiravunda. Ntabwo iminsi mare igikomere, no, n'icyo wagikozeho kikimara cyangwa kigira, ariko ntabwo kimarwa n'iminsi rwose. Ntawabwira umuntu ngo n'ubu nyuma y'imyaka 20 urakibuka cyangwa cyambaye icyo ni igitutsi. Ntabwo ikisebe kimarwa n'iminsi, kimarwa n'icyo wagikozeho mu buryo bukwiriye. So rero rwose bakomere, Yesu wakijije aba aracyari ku ngoma, aracyakora, aracyashobora gukora. Yesu watwomoye umunsi nta n'impumuro mbonaho y'ubupfubyi. Arwanyikije data na mama, ndibuka ko umuntu antelefona ambwira ati bavuga iki gihugu kitariho kazi Buraya twagushakira visa n'ibindi. Ambwira nti iki nicyo mfiteho papa si ubuzima bwa nicyo hakirimo destiny. Akibaza uburyo uyu munsi araza akakigenda akabona gisa neza ariko ntazi ibyicariweho. So rero ndashaka kubwira umuntu wese, yaba wigunze, yaba uri mu cyumba, yaba utasoka mu bantu, yaba umeze nabi, haracyari ibyiringiro. Nubwo igiti cyacirwa umugani kizashibuka cy'ibyumva amazi, haracyari abantu b'Imana. Wenda pastor amugambaniye, haracyari abashumba, haracyari abantu b'Imana baba bake babaho bari, itorero ricyari itorero. Yesu aracyamura abantu mu bwoko bwayo, aracyafite ubwoko buzima rwose. Imana imufashe kuko ntawe ukira mu kwigunga, agana abantu b'Imana, agana inzu y'Imana, kuko yahurayo n'Imana ikamukorera neza. Nawe ufite ifunurayo rwose nigo ntawazira icyaha forever. Haracyari umusaraba aho umwami wacu yatwaye isoni zose. Isoni nta mwicanyi. Bibiri ivuga ngo yahinduwe igicumuro, apana umunyabyaha, yahinduwe igicumuro, yahinduwe icyaha kugira ngo tube justice ye. Rwose uyu munsi ari umwana mutoya ufite se wakoze amahano, ni gute wazira yaso kandi wamugani uri gatuzi? Icyaha ni gatuzi. Nawe undi nawe yakoze wababariwe, wasohowe, nimba leta yakubabarira umusaraba ho ni hatari, wowe urahanagura, wowe ukuraho icyaha, tunagitwikira